Hello my guys, uyu munsi tugarutse noneho tugiye kurebera hamwe uko twabona indirimbo. Icyo ugomba gukora ni subscribe kuri Numenya Studio kuri no channel. Kaniko kanya kanze rero twitangire dukore shut up iradufasha. Muri make turagana kuri Play Store. Nitujya kuri Play Store turandikamo Shazam. Dushake application yitwa Shazam gutya. Ubwo muri make iyi application turayisearchinga. Noneho iyi application mu gihe tumaze kuyishyiramo iraza kudufasha gushaka indirimbo. Nka kuriya umuntu aba afite indirimbo yabuze, ukaba warayumvisha nk'ahantu ariko utazi ngo ni yande, utazi ngo ni imeze gute. Iyi application iradufasha. Ntuzi ukuntu yitwa, icyo ufite ni recorder yayo iyo yonyine. Then urabona twamaje kuyishyiramo, katuze turaza gukora aka practice turebe. Uyifungure. Icyo ukora ni ukuba iri muri application zawe kandi ufite n'ako kantu k'agace. Urabona ukanda kuri kariya kantu. Okay, urumva ko njye nirinze copyright. Ntuza nayishyizemo akunahise nyikuramo. Indirimbo wayumvishe. Urabona ahantu hari izina ry'umuhanzi, hakaba n'iko yitwa, hakaba naho wayicurangira. Ushatse wahita uyicuranga, ushatse wahita ujya kuyidownloadinga. Ni ukuvuga ngo ahantu haba ari ibintu byinshi. Nyine aba ariho uko wayikora. Ushatse uranasearchinga. Ushaka indirimbo urayisearchinga. Noneho ushatse wayisearchinga nyine. Icyo ugomba gukora ni subscribe. Ni ukuvuga ngo katuze turebe n'ubundi buryo. Urabona ko ahangaha aka kantu mberetse nayo ni ya application. Icyo ukora ugakandaho, noneho then iyo umaze kugakandaho ugacuranga indirimbo. Uko uri gucuranga indirimbo yitiza. Urabona ngiyi nuko nyine nirinze ibintu bya copyright, nabicuranze nuko nyine nagiye mbikuramo, nirinze copyright, ariko urabona ko biri gukunda. Icyo ugomba rero gukora ni subscribe kuri Numenya Studio. Twe tubana umunsi ku munsi. Ciao ciao.